turabasuhuje mwese kuri Hirwa TV Rwanda, turabaramukije mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Mugore Wera Egidia. Turabaramukije abari mu mpande enye z'isi, turabasuhuje abari mu Rwanda hose mu mpande zitandukanye, mwese turabaramukije mu izina rya Yesu. Intego yanjye impagurukije nyirizina kuri icano yitwa Hirwa TV Rwanda, ni ukugira ngo tubwirane iby'uru rugendo, dukomezanye abakobwa, abahungu, abamama, abapapa, kugira ngo twese dukomezanye muri uru rugendo. Ntago byoroshye, ariko tuzakomeza twese twungurana ijambo ry'Imana, twumva ubuhamya butandukanye. Kuri icano hazaza abakobwa bafite ubuhamya bw'iby'Imana yabagiriye neza, ndetse hazaza abamama n'ab'Imana yagiriye neza, hazaza abapapa. Twese hano iyi cano izacaho ibintu bitandukanye, izacaho ibintu bikomeza abantu, izacaho ibintu byinshi, kandi nawe aho uri ntucike intege, humura, komera, ibyawe bizasubizwa nubwo bitinze, ariko humura, Imana irahari. Rero bavandimwe, turi kumwe, duhaguruke dukorera umwami, duhaguruke tuvuge ibyirimo y'Imana, duhaguruke tuvuge ibitangaza Imana yadukoreye, duhaguruke dukorera umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo ubwo azagaruka twese tuzamusanganire. Komera rero wowe wumvaga ko byanze, komera rero wowe wumvaga kunaniwe, we warunaniwe kwihangana, we wumvaga ibintu bigukomeranye, ariko humura, mu ijuru hari Imana igitabara. Turi kumwe, tuzagumya tubonane cyane, tuzagumya duhamagara abantu batandukanye, tuzanyuzaho ubuhamya bwinshi. Niyo ntego y'icano, ni ubuhamya bw'abantu Imana yagiye igirira neza mu ngeri zitandukanye, yaba abakobwa, yaba abahungu, yaba abamama. Humura n'ibyawe uzabyumvamo, kandi mu gihe gitoya nawe nzi neza ko uzaza kurica no gutanga ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye. Murakoze rero, reka dusenge Imana. Imana y'amahoro ibane namwe, turabashimiye, murakoze. Reka twubahe Imana dusenge. Mwami Imana yacu, Imana ituyaheraho mu ijuru, turagushimiye ku bw'umwanya mwiza waduteguriye. Urakoze, uragahora ku ngoma. Dukeneye kugira ngo tuzagere mu gihugu cyo mu ijuru. Reka rero databuja, buri muntu wese uzajya yumva ijambo riciye kuri icano, uzajya yumva ubuhamya bwahavugiwe, uzajya yumva buri kimwe cyose cyanyuzeho kijye cyubaka umutima wiwe. Urakoze rero, urakoze Mwami Imana, urakoze kukumva gusenga. Byose ni mu izina rya Yesu.